tubifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose, twongera kubaha ikaze kuri ino channel yacu ya Torosoro. Rero basuhuza n'abaha ikaze, yitwa Niyoyita Jonathan. Uyu munsi rero turaganira ku kintu cyihariye cyitwa inzu duhingamo ibihingwa. Ntabwo ari inzu ibonetse yose, ahubwo iyo nzu igira uburyo iteyemo. Niyo mpamvu turi kumwe n'impuguke ndetse n'inzobere akaba ari buze kutubwira ko iyo nzu cyane cyane mu ndimi z'amahanga bita greenhouse, ndetse akaba yaragiye kubyiga mu gihugu cya Israel, igihugu giteye imbere cyane mu buhinzi, akaba ubwo bumenyi bwose yarabuzanye, none tukaba tugize amahirwe kuba twamwakira kuri channel yacu kugira ngo tubuganire. Tudatinze rero reka atangire atwibwira ndetse anabasura. Mwongere kwirirwa abakunzi ba Torosoro, nk'uko tumaze kumenyerana, nitwa mwarimu Ngabonziza Adrien, nkaba nigisha mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Huye mu ishami ry'ubuhinzi. Nk'uko yari amaze kumvuga ansobanura ibintu bya greenhouse, koko nagize amahirwe yo kujya kubyiga muri Israel, mara umwaka wose mbyiga kandi izo greenhouse mbikoramo pratique, nkaba mbifitemo ubumenyi buhagije, nkaba numva mfite byinshi nabasangiza abakunzi ba Torosoro. Ikaze muri iki kiganiro. Arakoze cyane rero Adrien kuba yemeye ko tuganira kuri ubwo bumenyi, cyane cyane ko bugirira akamaro umuhinzi ku buryo nawe yabasha kwiteza imbere abikesheje ubuhinzi n'ubwo bwose buba buteye imbere. Mugize n'ikibazo mwagira mwatwandikira kuri info@torosoro.rw cyangwa se mukadusura kuri w3.torosoro.rw, ndetse mwibuke gukora subscribe ndetse munabisangize n'abandi bose. Dukurikire kandi nongeye kubasuhuza abakunzi ba Torosoro. Nagira ngo dutangire dusobanukirwa greenhouse icyo ari cyo mu nshamake ndetse n'aho zitandukaniye. Greenhouse nk'uko byumvikana ni ijambo riri mu mazina y'amatirano ryo mu Cyongereza, ariko tugenekereje mu mvugo yacu mu Kinyarwanda cyacu, greenhouse ni amazu dukoresha mu buhinzi duhingamo, yubakwa n'abatekinisiye mu buryo azabasha gufata urumuri rukagera ku bihingwa, ndetse ubushyuhe budakenewe bugasohoka. Nibyo bita greenhouse. Greenhouse ni ukubera twita green kubera ibihingwa muzi ko biba bifite ibara ry'icyatsi, biba bihinze muri ayo mazu. Murakoze. Tugarutse aho atandukaniye, tugira ubwoko butatu bwa greenhouse. Greenhouse zitandukanira bitewe n'ibizigize ndetse n'uburyo zubatse. Tugira izo bita low tunnels. Low tunnels ni greenhouse ntoya cyane, aho tugiramo nazo ubwoko bubiri. Tugira izo bita low tunnel, tukagira n'izo bita high tunnels cyangwa walking in tunnels. Izo tunnels ni aho ushaka gufata nk'ingemwe ugiye guhinga mu murima, noneho nk'abantu bagiye bakunda kubona uko bahinga mu bihugu biteye imbere, kubera akenshi nk'ibihugu byo muri Aziya n'ibindi by'Iburayi hakunda gushyuha cyane, abari muri icyo bita climat tempéré. Akenshi bitewe n'ubushyuhe bwinshi buhari, iyo bamaze guhinga ingemwe bagerageza kuzubakira utuzu dutoya tuzatuma zitumagara ngo zibure amazi cyangwa ngo zatakwe n'ibyonnyi. Noneho zamara gufata imizi imaze gukomera, twa tuzu bakadukuraho zikongera zikaba nk'iziri mu murima bisanzwe. Izo nizo bita low tunnels. Akenshi zikunze kuba zagira uburebure cyangwa ingano ya metero 1 na santimetero 2 kugeza kuri metero 2 na santimetero 4. Tugira n'izo bita high tunnels, zo ziba zimeze nka greenhouse nizo dukunze kuba dufite mu Rwanda. Zo zishobora kugera hagati ya metero 4 na metero 6, ariko zubatswe muri bwa buryo bwa muviringo, aho iba ari inzu imwe
yubatswe suforomu ya miviringo. Bayita wokingi tano cyangwa hayi tano kubera ushobora kuyigendamo ukaba wayihingamo kugeza ibihingwa byeze. Niho zitandukanye na za zindi za rowu tanozi aho bashobora kuzikoresha nko mu mapeperiniyeri cyangwa mu guhinga mu murima amasidiringi tugitangira gutera mu murima. Tugira n'izo tumenyereye twita amaneti shedi. Amaneti dukunze kubibona cyane mu Rwanda mu gutegura ingemwe za peperiniyeri, aho tubona biriya bintu nayita nk'amahema y'umukara ariko afite utudomagure harimo ibyo bita meshi nini ku buryo icyo zigabanya ni ukugabanya urumuri cyangwa ubushyuhe bwinjira muri za peperiniyeri cyangwa muri za ngemwe dushaka gutegura. Noneho tugira ubundi bwoko bwa gatatu bwo bita girini hawuzi nyirizina. Girini hawuzi nyirizina ni ubwoko bwa ya mazu noneho bwo bwubatse ku buryo bwuje sitandadi, aho ziba zifite igisenge, zikaba zubatse zigasakarwa. Igisenge cyazo ukaba wasanga girini hawuzi imwe ifite igisenge gifite utugirini hawuzi dutoya turenze hari aho usanga hari girini hawuzi ushobora kugira utugirini hawuzi tundi dutoya tuyifatiyeho ariko ari girini hawuzi nkeya, ari girini hawuzi imwe nka 12. Izo ngizo nizo turaza kubona uburyo zikora n'aho ziba zitandukaniye na ziriya zibanza twasobanuye zo twabonyemo amaneti na ziriya z'amatanozi. Murakoze, numva ibindi twabibona mu bindi bisobanuro biza gukurikira. Mu bice by'ingenzi bigize girini hawuzi igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere twakwita igisenge, igice cyo hejuru aricyo gishinzwe kudufatira ya mirasire iza ibihingwa bigafata imirasire bikeneye, idakeneye kongera igasohoka ikirefurekita igasubira mu kirere. Akaba ariyo mo imbere bashyira n'ubundi bubaka n'amaventilateri aza kudufasha mu kugabanya ubushyuhe bwinshi bushobora kuboneka muri girini hawuzi. Ikindi gice ni igice cyo hasi. Igice cyo hasi nicyo bubaka bagashyiraho ya masashe cyangwa ya mahema n'ubundi azagabanya gutuma bya byonnyi bitabasha kwinjira, ndetse ikagira n'umuryango. Girini hawuzi igira n'ubundi umuryango aho winjirira ujya muri girini hawuzi, nayo habaho urugi rwo kwinjiriraho, hakabaho n'aho ugera ubanza kwidezinfekita ndetse ukanambarira, ukaba wambarira mbere yo kwinjira muri girini hawuzi mo imbere nyirizina. Icyo gice ni nacyo tubonaho ubwoko bwo kureguletinga ubushyuhe, aho dushaka kubonamo ibyo bita amawota fokisi, bitewe n'uburyo girini hawuzi iteye imbere. Tukaba twabonamo n'uburyo bwo kureguletinga ubushyuhe, aho tubonamo ibyo bita wota purasitike bagisi zifata ubushyuhe ku manywa zikabubika, noneho zikaza kongera kubushyira muri girini hawuzi mu gihe cy'ijoro. Icyo gice cyo hasi tukaba ari nacyo duhingamo mo imbere, aricyo kiba kirimo ibihingwa ndetse kirimo n'uburyo dukontororamo ibyonnyi n'indwara. Ibyo rero nibyo urebye bice by'ingenzi bya girini hawuzi. Byose bikaba akenshi bitewe n'ubushobozi bwa nyiri girini hawuzi, ari igice cyo hejuru n'icyo hasi bishobora kuba byubakishwa ibyuma cyangwa bikubakishwa ibiti. Ushobora no kubyubakisha imigano. Byose bikaba ukabisakaza, byose biba bisakaye, ntabwo biba birangaye. Bisakazwa na ya mahema yabugenewe bita polyethylene sheet, aho dushaka kubona n'uburyo
bwo kureguletinga ubushyuhe nabwo bukorwa mu buryo bubiri. Hari uburyo buri naturel, aho greenhouse zacu ziba ziri automatique naho zishobora kubona ubushyuhe ku manywa bubaye bwinshi. Ziba zifite amahema abiri, ihema rimwe rikaba ryazamuka hagasigara ihema ryoroheye rishaka kwinjiramo wa mwuka uzaza kugabanya n'ubundi ubushyuhe imbere muri greenhouse, umwuka ukonje ugasohoka n'undi ushyushye ugasohoka, ukonje ukinjira, kugira ngo ibihingwa byacu n'ubundi bitaza kwicwa n'ubushyuhe. Tugira n'uburyo buri forced ventilation, aribwo buryo navuze bushobora gukorerwa n'amavandirateri cyangwa bugakorwa na ya water fogs bubaka ku mpande ya greenhouse, aho ugeramo buri gihe akaba ari ibintu n'ibintu bubaka biba bifata amazi, byabusorba amazi, bihora bimanukamo amazi ku buryo winjira muri greenhouse ukumva irakonje. Nibwo buryo bubiri bwo kureguletinga ubushyuhe. Ubundi buryo bwa gatatu ni bwa buryo nababwiye bwa water plastic bags, aho tuba dufite ibisashe bigenda binyura muri buri row, muri buri murongo hagati y'umurongo w'ibihingwa n'undi, aho bifata ubushyuhe ku manywa bikabubika, noneho bikaza kuburekura nijoro, ku buryo greenhouse ihora mu bushyuhe bumwe. Numva ari ibyo by'ingenzi twaba tuvuze. Ibindi muri ka kazu haba harimo uburyo bubaka ibintu by'amazi. Ayo mazi akaba arimo imiti ituma niba winjiye wambaye inkweto zishobora kuba zahuye n'izindi patogene, utundi dukoko, ushobora kuba udukoko dutandukanye, icyo gihe ukandagiramo ukidezinfegita, ukaba winjira udashobora kwanduza ibihingwa biri imbere muri greenhouse. Ndetse tugira n'amasashe twambara mbere yo kwinjira mu birenge, ukambara n'amakoti yabugenewe, ukambara n'amagloves zaga, ku buryo winjira. Hari naho na mbere y'uko masike tutangira kuzikoresha muri iki gihe cya covid, mu bihugu byateye imbere mu buryo bwo gukontorora kugira ngo ibihingwa utaba wabasha kuba wabyanduza, kubera greenhouse ziba zihenze. Tugerageza gukora ku buryo igihingwa kirimo hariya kiba gifite ubusugire, kidashobora guhura n'indwara yose yaturuka aho ariho hose. Bikaba ari byo rero greenhouse igira akenshi imiryango ibiri. Wa muryango winjiramo ukabanza kwambara ukidezinfegita, noneho hari n'undi muryango wundi imwe imbere winjiramo umaze kwambara, ukongera ugakinga kugira ngo ya myuka iturutse hanze n'undi itahita yinjira muri greenhouse. Murakoze. Greenhouse zihingwamo ibihingwa bitandukanye. Akenshi n'ubundi ibihingwa bihingwamo dukurikiza ubwoko bwa greenhouse n'ubundi turi gukoreramo. Nka ziriya z'amanete akenshi bitewe n'uko neti akamaro kazo ari ukugabanya izuba gusa, ndetse n'ibyonnyi bike bishobora kuba bitaca muri za meshi. Meshi ni nka turiya twobo tuba turi muri iriya nete, twakita nk'aho ari igisashe bunini, mu cyongereza yita polyethylene sheet. Kiriya kigabanya ubushyuhe, kikanagabanya ibyonnyi bishobora kuba bitabasha kwinjira muri turiya dutobore tugize iriya sashe. Hariya rero akenshi bakunze iyo itakoreshejwe ku mapepeniyeri y'imbuto zitandukanye, akenshi tuyikoresha mu bihugu byateye imbere, akunze kuyikoresha
mu bihingwa by'imbuto, ndavuga nk'urutoki, aho usanga nka hegitari yose ikavarinzwe na neti mu buryo bwo kugabanya ubushyuhe bushobora kwinjiramo, kuko hariya harashyuha cyane, usanga temperatire ishobora kugera hejuru ya 40. Bashaka kubikoresha ku bindi bihingwa nk'amasitarasi, bashaka kubikoresha ku bihingwa byose by'imbuto bishobora kuba byahinzwe ku murima bisanzwe, bashaka kuwutwikiza ayo mashiti. Noneho muri girini hawuzi nyirizina ho bakunze guhingamo akenshi imboga, ubwoko bw'imboga butandukanye, twavuga nk'inyanya, twavuga ubwoko bw'imboga bwinshi butandukanye. Dushobora no gukoresha ku byo bita melonizi, harimo wotamelonizi, hari ibyo bita melonizi, ni ubwoko bw'amavariyete y'amamelonizi atandukanye, nayo bashobora kuyahinga muri girini hawuzi. Ushobora guhingamo kokombure, ushobora guhingamo ibitunguru, ubwoko bwinshi bw'imboga ariko bushobora kuzana amafaranga kandi bukerera mu gihe gitoya, nibwo bakunze guhinga muri girini hawuzi. Akenshi usanga badakunze guhingamo izi mboga rwatsi dusanzwe tuzi nk'amarante cyangwa nk'amashu, usanga akenshi bihingwa mu mirima bisanzwe. Ariko nka za pavuro, inyanya, n'ubundi bwoko bwinshi bw'imboga bushobora kuba bukunze kwatakwa n'udukoko dutandukanye twita ibyonnyi mu buhinzi, bikunze guhinga muri girini hawuzi. Nkumva ibyo ari byo bihingwa by'ingenzi akenshi bakunze guhinga muri girini hawuzi. Tubonyemo ko dushobora guhingamo, iyo twakoresheje amaneti shiti dushobora kubikoresha ku bihingwa by'imbuto, nk'urutoki, ku masitarasi, amavoka yandi ya hasi magufi. Ariko iyo tuje muri girini hawuzi nyirizina, akenshi bahingamo ubwoko bw'imbuto bukeya nka za wotamelonizi, bagahingamo nka za kokombure, bagahingamo n'ibihaza, bashobora kubihingamo ubwoko bwa pampkins, bagahingamo za pavuro, inyanya, ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga akenshi buba buzana amafaranga mu gihe gitoya. Nibyo dukunze guhinga muri girini hawuzi. Kereka mu bigo by'ubushakashatsi akenshi iyo bari kudevelopa nk'imbuto, niho ushobora gusanga akenshi bahinzemo wenda nk'ibirayi, ari variyete y'ibirayi bashaka kudevelopa nshyashya cyangwa bari gutubura. Ariko iyo igeze mu gukenera imbuto nyinshi, bakeneye guhinga ku mahegitari, akenshi ibirayi nta bikunze guhingwa muri girini hawuzi. Tumaze kubona ko muri girini hawuzi bashaka guhingamo imbuto zitandukanye bakoreye mu manete. Tubonamo ko bahingamo cyane imboga, tubona ko akenshi badakunze kuzihingamo biriya bihingwa bindi nk'ibinyamisogwe cyangwa ibinyampeke. Tubona ko akenshi ibyo bakunze kubihinga mu mirima bisanzwe, bidakunze guhinga muri girini hawuzi. Ikindi gihingwamo ni indabo. Muri iyi minsi ahantu henshi isoko ry'indabo ririmo riragenda ritera imbere. Indabo rero nazo ziri mu bihingwa cyane muri girini hawuzi. Nkomereje ku butaka n'uburyo duhinga muri girini hawuzi, akenshi ushaka guhinga muri girini hawuzi ukoresheje ubutaka buri muri iyo girini hawuzi, ariko akenshi babanza kubusiteriliza. Kubusiteriliza ni ukubwegisipoza ku bushyuhe bwinshi, ku buryo indwara nyinshi ushobora kwataka ibihingwa ziturutse mu butaka, ubanza kumenya ko
utwo dukoko nta turimo twamaze gupfa. Ikindi hari itaka dukoresha ryo twitwa substrate, tubyita soil media cyangwa substrate, ni ishobora gusimbura itaka dusanzwe duhingamo. Akenshi biragurwa, bikunze guturuka mu bihugu byo muri Aziya nka za Sri Lanka ndetse no mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, aho bashaka kubikora muri byo bita coconut, bimwe bakoramo bya biti bivamo za shokora, ibisigazwa byabyo. Ibyo ngibyo ubu buryo tubihingamo kubera dukoresha n'ubundi biba biri bipakinze mu dusake, mu dufuka, noneho ukaza muri greenhouse ukabikora umurongo urimo bwa bwoko bw'itaka ariko biri muri za twa dufuka. Noneho haba harimo aho uzashyiramo bwa bwoko bwo kuhira, type of irrigation. Akenshi dukunze gukoresha, iyo dukoresha ubwo bwoko bwo guhinga dukoresheje substrate, dukoresha drip irrigation. Drip irrigation ni bwa bwoko bwo kuhira bw'igitonyanga. Ubwo bwoko bwo kuhira bw'igitonyanga amazi abaza avanze n'ubundi n'ifumbire mvaruganda. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwo itaka ushobora guhingamo muri greenhouse ni uburyo bubiri. Ushobora gukoresha itaka risanzwe aho wubakiye muri greenhouse, ariko ukamanza kumenya ko wabanje kuristeriliza, ko nta ndwara zishobora kuba zataka ibihingwa ugiye guhinga muri ya greenhouse biturutse muri rya taka wahinze. Ikindi ni uko wahinga muri greenhouse ukoresheje ibisimbura itaka. Ni ibisimbura rya taka dusanzwe duhingamo, mu ndimi z'amahanga dukunze kubyita substrate, bishobora kuva mu bisigazwa by'ibintu bitandukanye. Akenshi ibyo bakunze gukoresha bikunze kuva mu bisigazwa bya kakao, ibyo bita coconut pit, bikunze kuva mu bihugu byo muri Aziya nka za Sri Lanka ndetse n'ibihugu byo muri Uburengerazuba bwa Afurika. Ni ibyo dukoresha muri greenhouse. Mu bijyanye n'uburyo control y'ibihingwa biri muri greenhouse ikorwa, byaba kubirinda ubushyuhe n'ibiki ndetse no kubirinda ibyonnyi, akenshi muri greenhouse nk'uko nababwiye dushaka mu bijyanye no kuringaniza ubushyuhe buri muri greenhouse, dukoresha uburyo bubiri nababwiye. Hari uburyo kamere, aho greenhouse ubwayo iba ifite ifite amahema abiri hariya ku mpande. Iyo ariko mu gihe cyo ku manywa hari ubushyuhe bwinshi, ihema rimwe urarizamura, rishobora gukorwa automatically, rikizamura ubushyuhe buzamutse, rikazamuka rikajya kuri cya gice cyo hejuru cya greenhouse hariya ku gisenge. Noneho rya hema rindi rishobora gutuma umwuka ushushe usohoka n'ukonje ukinjira, bikabasha kwikora. Ubwo ni uburyo ushobora kubakamo greenhouse yawe ikabasha kuregulating ubushyuhe mu buryo bwa kamere. Hari n'uburyo bwo twita uburyo butari kamere, cyangwa forced ventilation, aho ubasha kubaka greenhouse yawe cyane cyane kuri ya greenhouse manini, aho ushobora gusanga nka greenhouse ifite nka metero, irimo ku buso bwa metero, ishobora kugira metero 12 kuri hafi 30 z'uburebure, ifite utu greenhouse utubara hejuru ku gisenge, natwo ikaba yifitemo ari greenhouse imwe yifitemo utu small greenhouse turi hejuru ya 12 kuzamura. Izo akenshi dukoresha uburyo bwo kuregulating ubushyuhe butari kamere, aho ushaka kuyubaka kubakamo
vandilateri. Vandilateri ni ya byuma bizengurutsa bigatanga umwuka ukonje. Hari n'uburyo bubaka izo greenhouse ku mpande, ku gice cyo ku mpande bagashyira ibyo bita ama waterfox. Waterfox ni ukuvuga ngo ni ibintu biba biri ku mpande bigenda bimanukamo amazi mu gihe cy'amanywa cy'ubushyuhe bwinshi, ku buryo winjira muri greenhouse ukumva harimo umwuka ukonje kandi hanze ubushyuhe ari bwinshi. Ikindi dushobora gukora ni ibyo nababwiye ko tugira n'ibyo bita water plastic bags, aho ziba ziri muri buri row, hagati ya buri murongo w'ibihingwa n'undi hakaba harimo iyo sashe ibasha gufata umwuka ushyushye, ikawubika mu gihe cy'amanywa, none ikaza kohereza muri greenhouse mu gihe cy'ijoro kugira ngo umwuka n'ubundi ubushyuhe bukomeze ari bumwe muri ya greenhouse. Ubwo nibwo buryo bw'ingenzi dukoresha mu kuregulatinga ubushyuhe muri greenhouse. Ku bijyanye no kugira ibihingwa nk'uko dusanzwe dutera umuti muri greenhouse hanze mu murima no muri greenhouse turabikora, ariko uburyo tubikora ku buryo akenshi kubera tuba dushaka muri greenhouse ibihingwa bisa nk'aho ari umwimerere. Hari aho usanga bafite amasashe y'imihondo bashyiraho materiel zibasha gufata kwatira no gufata ibyonnyi, noneho waza gutera umuti kugira ngo utere ibihingwa ukabasha ugatera ya sashe iri ku mpande ya greenhouse cyangwa ku murongo w'ibihingwa yagira ajyaho bya byonnyi aho kugira ngo bijye ku bihingwa, ukaba ari byo usprayinga, ukaba ari byo utera umuti. Ikindi bya bihingwa biri muri greenhouse twabonye ko uburyo bwo kubifumbira no kubiha amazi muri irrigation dukoresha uburyo bubiri. Iyo ibihingwa ari ibihingwa bizakura bikajya hejuru bikaba birebire, ushobora gukoresha sprinklers gutanga amazi dukoresheje uburyo bw'imvura, cyangwa tugakoresha drip irrigation naho twesitara amatiyo hasi ku gihingwa. Ariko inyuma ya greenhouse tuba dufiteyo amatanki, ashobora kugeraho y'amatanki y'amazi avanzemo ifumbire n'amazi, ku buryo igihingwa kibona igitonyanga cy'amazi ariko kivanze n'ifumbire. Ubwo ku bijyanye na dosage nabyo haba hari imibare tuvangiraho ya fumbire n'amazi. Tugira ndetse n'uburyo bwo kuza upima ukaza kuregulatinga pH kwitazamutse, ugakora ku buryo umaintaininga pH ibereye igihingwa, ndetse n'ibyo bita electric conductivity EC. Ibyo byose ni ibintu umutekinisiye muri greenhouse aba agomba kuba afitemo ubumenyi. Uvuga ngo tugira hanze ya greenhouse tuba dufiteyo amatanki y'amazi, dufitemo n'amatanki y'amafumbire. Ayo ngayo tukagira uburyo tuyavanga ku buryo amazi igihingwa kibasha gufata muri drip irrigation cyangwa muri sprinkler irrigation, gifata amazi avanze n'ifumbire, bigakorwa mu buryo buri automatique. Akenshi iyo hashuha cyane nko biriya bihugu byo muri Aziya, uba usanga bakora irrigation nyuma y'amasaha 3. Niba igihingwa cyafashe amazi saa moya, kiba kigomba kongera kuyafata ubwo saa 3, kongera kuyafata saa 5 cyangwa saa 6 nyuma y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3. Gutyo akenshi bikorwa mu buryo buri automatique. Numva aribyo navuga mu bijyanye no gukontorora ibihingwa. Ikindi ubwo tutakwirengagiza ni yanzu twinjiraramo, kakazu baba barabatse ku muryango wa greenhouse winjira, aho n'ubundi twabonye ko kaba gafite imiryango 2. Afite umuryango winjiramo ukaza ukambara
ukisanitayiza ukabanza kwidezinfekita mu birenge, noneho ubundi ukambara amaga gloves, noneho ubundi ukambara na coats, overall coat, ukabona ubasha kwinjira muri greenhouse ku buryo nawe udashobora kujya gutera indwara winjiye muri greenhouse. Kandi ukamenya yuko iyo winjiye uriya muryango wo hanze winjiraho ugomba kuwufunga, kugira ngo nufungura umuryango winjira muri greenhouse ya myuka yo hanze itabasha kwinjira, ikaba yarenga wa muryango wa kabiri ikinjira n'imbere, ikaba yinjiza za peste cyangwa bya byonnyi muri bya bihingwa birimo imbere muri greenhouse. Ndakoze. Nk'uko nemaze kubisobanura, mu kuhira muri greenhouse ntabwo dukoresha n'ubundi amazi abonetse yose, hagomba gukoreshwa amazi meza atanduye, kuko uramutse ukoresheje n'ubundi amazi yanduye ashobora kugenda akaba yatuma ibihingwa byacu birwara. Kandi impamvu ya greenhouse ariyo kugira ngo dukontorore kondisiyo yacu ku buryo igihingwa kizakura kitabashe guhura n'indwara cyangwa n'izindi stress zose gishobora kugira, kikaba cyakwangirika kigabanya umusaruro. Amazi rero agomba kuba ateguye neza, barabanje kuyadezinfekita. N'undi mu bihugu byateye imbere ho haba hari amakampani ashinzwe gukora ibyo bintu byo gutera imiti ndetse no gukora no kuhira bya bihingwa. Ariko iwacu ubwo ho birasaba abatekinisiye babasha gukorana n'abatekinisiye bo mu bintu byo gutunganya amazi, bagakoresha amazi meza atunganye atarimo ibikoko, ibintu bishobora kuba byatuma ibihingwa byacu birwara. Kuko mu buryo bw'indwara zigendamo tuzi ko indwara zishobora kugenda gutembera, ndavuga ibyo bita patogene, ishobora kugenda mu mwuka, ishobora kugenda mu mazi, ishobora kugenda mu butaka. Niyo mpamvu twitondera icyo kintu cy'ubutaka turakoresha muri greenhouse, tukitondera amazi turi bukoreshe, ndetse tukubaka na ya maneti, ya mashedi, ya mahema azatuma hatabasha kuba hanyuramo bya bikoko. Irrigation dushobora gukoresha cyangwa uburyo bwo kuhira, nababwiye ko dushobora gukoresha drip irrigation, kwa kuhira by'igitonyanga, cyangwa tugakoresha sprinkler mu buryo bwo kugwisha imvura muri greenhouse. Ariko byose biba bikorwa amazi agenda avanze n'ifumbire mvaruganda. Ubwo iyo twakoresheje bwa butaka buri muri greenhouse ho, bwa butaka ushobora kubanza nyuma yo kubusteriliza, ushobora kubanza wabuvanga n'ifumbire iboze neza y'imborera, noneho ukaza kubona ubwensitaraho ya matiyo ya drip irrigation, kugira ngo n'ubundi igihingwa kibashe kubona amazi muri ya drip irrigation. N'ubundi dukora icyo bita fat irrigation, aho amazi agomba kugenda avanze na ya mafumbire. Akenshi ifumbire dukunze gukoresha muri greenhouse dukoresha iyo bita calcium ammonium nitrate, kubera ko impamvu bakunze kuyikoresha ni ifumbire nziza ibasha guha igihingwa azote ihagije ndetse na calcium, ndetse ikaba ari ibasha gufatwa n'igihingwa ku buryo bworoshye. Impamvu bakunze kuyikoresha muri greenhouse ni uko tuba tubasha kuregulatinga. Akenshi uyikoresheje mu ntuza hanze mu murima bisanzwe, ishobora gukura n'ibyo bita reaching mu gihe cy'imvura, igihingwa cyaba kitahise kiyifata ikazajya kure y'imizi. Ariko muri greenhouse kubera tuba dukoresha bwa buryo bwa drip irrigation kandi buri gukorwa nyuma y'amasaha runaka, akenshi iyo ishobora kuba yajya kure y'imizi y'igihingwa, n'ubundi ubuzi yuko kubera inshuro nyinshi gukora uri kuhira, ubuzi ko igihingwa kirabasha kubona ihagije. Numva
aribyo twavuga ku bijyanye no kuhira muri green house. Ibyiza bya green house ni byinshi. Ikintu cya mbere, green house niho hantu ushobora kuba wahinga mu gice cy'umwaka wose udahagaze. Ni ukuvuga ngo ushobora guhinga ibihingwa bishobora kwera. Niba umuntu afite isoko tuvuge ry'imboga wenda ry'inyanya, ashaka kuba yatanga inyanya mu gihe cy'umwaka wose adahagaze, kuko nk'uko twabibonye kondisiyo zidufasha kuba twahinga igihingwa kikera muri green house zose ziba zihari, kwaba kurwanya ibyonnyi, kwaba kuboneka kw'amazi, ibintu byose muri green house ubasha kubireguletinga bigakunda. Noneho ikindi ni ubuziranenge bw'ibihingwa bw'umusaruro uvuye muri green house. Nk'uko twabibonye, kubera batarahuye n'ibyonnyi, akenshi muri green house umusaruro uvuyemo uba ufite ubuziranenge. Cyane cyane hari nk'inyanya bahingamo zo bita cherry tomato, z'umuntu abasha kuba yarya nka salade ukaba wazihekenya. Akenshi uba wizeye ko ushobora kuzirya nta miti nyinshi yaziteweho, nk'uko tubona bahinga inyanya bakaba batera inyanya imiti no ku munsi wo kuzizana ku isoko. Green house yakungura rero, nayo iri mu buhinzi buteye imbere buzana amafaranga mu gihe gitoya, kuko green house akenshi nk'uko nabwiye ko bahingamo nk'izo mboga, akenshi bahingamo imboga zihenze cyangwa zifite isoko hanze. Niba ari izo ndabo, ni indabo zishobora kuba zifite isoko, kandi ikaba yagufasha kutica amasezerano nawe mufitanye isoko, kubera ni ubuhinzi buba bwizeye ko umusaruro akenshi 100% uzawugeraho. Ntabwo twavuga ngo ujyanye n'igiciro cyo kubona green house ngo wahingamo iyi sezo ukaba wahita ugera ku mafaranga washoye, kuko tubona ko green house nk'izi twubaka zisa nk'iziciriritse ishobora kujya hejuru ya miliyoni 3. Akenshi kubera ugenda uhindura kiriya gisenge cyo hejuru n'amasashe n'iki, bishobora kuba yamara nk'imyaka 5 uyikoreramo, cyangwa hari n'izo bubaka zikazamara hejuru n'imyaka 10 uyikoreramo. Yaba imaze gukungura nko mu gihe cy'imyaka, bitewe n'uko ingana n'ubundi kungura bitewe n'ingano yayo n'ibishobora kuba byajyamo ubutaka iteretseho. Ishaka gukungura rero nko mu gihe cy'imyaka nk'ibiri cyangwa 3, noneho indi myaka yindi uzayimarana yose ikaba uri mu nyungu. Green house rero ku bahinzi bafite ubushobozi, bafite n'amasoko meza, yaba imbere mu gihugu cyangwa yo hanze, twabakangurira kuba bashora muri ubu buhinzi bugezweho bwa green house, kuko hari igihe kigera ugasanga imboga ku masoko nk'izo nyanya zuje ubuziranenge, abantu bari kuzibona bazivanye mu bindi bihugu, kandi twakabaye tuzibona natwe muri buri gice, kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku kwezi kwa 12 k'umwaka. Murakoze. Nari ngiye gukomoza ku mbogamizi ziri muri ubu buhinzi bukoreye muri ayo mazu y'ubuhinzi ya green house. Imbogamizi ya mbere, abahinzi bacu ntabwo baragira amakuru ahagije mu guhinga muri green house, ndetse n'igisabwa kuba bagira za green house zabo. Ikindi, green house ntabwo ari ubuhinzi buri
muhinzi wese yakwigondera kuko burahenze, bukeneye amafaranga ahagije, ndetse n'abantu bafitemo ubumenyi nabo ku isoko ry'umurimo baracyari bake. Ikindi, ibihingwa birimo imbere muri greenhouse kubera tuba hatabasha kwinjiramo ziriya izo bita inshuti z'abahinzi, iyo turinda uburyo iriya greenhouse yubatse, akenshi yubatse ku buryo nta insect n'imwe ishobora kwinjiramo. Insect ndavuga ashobora kuzamo bya byonnyi cyangwa inshuti z'abahinzi. Akenshi usanga nk'ibihingwa nk'inyanya n'ibindi bikenera kuba byabasha kubangurirwa n'izo nshuti z'abahinzi kugira ngo zitange umusaruro. N'undi ushaka kubona umusaruro muke muri greenhouse bitewe n'uko utabashe kubona ayo natural enemies. Mu bihugu byateye imbere rero bagira ibyo bita biobees, n'ubundi ni inzuki bikorera babasha gukoresha muri greenhouse. Icyo nacyo kiracyari imbogamizi ku bahinzi bacu babasha gukoresha greenhouse. Numviza arizo mbogamizi z'ingenzi ubuhinzi bwacu bufite bwa greenhouse. Ikintu cya mbere, amakuru ku buhinzi bukoreye muri greenhouse. Ikindi, kuba zihenze, materiyeri akenshi ziva hanze, usanga nka kampani zicuruza ikorera nk'i Kigali gusa, nayo ari nk'imwe ngira ngo dufite mu Rwanda iyo bita Holland Green Tech. Ndetse ikindi, abatekinisiye muri ibintu bya greenhouse nabo baracyari bakeya. Nizo mbogamizi z'ingenzi ubuhinzi bwa greenhouse bufite. Ku bijyanye n'ubuziranenge bw'umusaruro uvuye muri greenhouse, dukurikije ibipimo bigenderwaho mpuzamahanga mu gupima umusaruro uvuye muri greenhouse, hari ibyo bita za ISO zijyanye na food safety, food quality, food safety management. Akenshi bigaragaza ko ibintu bivuye muri greenhouse akenshi biba bifite ubuziranenge. Ndetse n'iyo ugiye no mu bijyanye no kureba ibyo bita good agricultural practices GAP, uburyo ubuhinzi bukorewe muri greenhouse bukorwa, akenshi usanga butanga umusaruro ujya kumera nk'iyo akenshi bakoresheje organic farming. Usanga ari ibihingwa byizewe bifite ubuziranenge ugereranyije n'ibyahinzwe mu murima bisanzwe. Numva ari ibyo. Ibindi bigenderwaho, hari ibyo bita hazard analysis, critical control point. Nabyo byose bireba muri yo kayo kureba ko food safety yabaye maintained, ko aho hose usanga ibintu bivuye muri greenhouse biba bifite ubuziranenge, kubera twabonye bwa buryo kontra gutera imiti, uburyo ibyo bitabasha kwinjira, uburyo umuntu ukora muri la greenhouse ajyamo yabanje gukora ibintu byose management ituma atabasha kujyana indwara cyangwa ibindi bintu bishobora kwanduza ibihingwa biri kuva muri greenhouse. Ku nama nagira abahinzi ni uko mu buryo kongera ubushobozi nk'abahinzi bakorera mu makoperative, bafite ubushobozi bwatuma babasha kugira ubuhinzi bukorewe muri greenhouse. Noneho ikindi, ku bahinzi bafite ubushobozi ni uko twabakangurira kuba batangira ubuhinzi bukorewe muri greenhouse, kuko burungura kandi butanga isoko ryizewe. Murakoze. Bakunze rero ba Torotoro, turabashimiye rwose kuba twagiranye kino kiganiro. Nizere yuko ubumenyi mukuyemo buzabafasha mu gukora buno buhinzi buteye imbere, cyane cyane bukorerwa muri greenhouse. Kongere dushimire Adrien kuba yitabiriye ubutumire bwacu, akaba yatuganirije ndetse yatwemereye yuko n'ibibazo byose mwagira
mwajya muri komenti mukayibaza cyangwa se mugakoresha ya email twageze gute twaberetse. Bivuze ngo rero tuzasubire ubutaha, mwibuke gukora subscribe ndetse munadusure kuri wa#torotoro.rw. Imana ibahe umugisha, tuzasubire ubutaha. Bye.